kenshi bene iyo myuka ariyo nuko itagivuga iby'ijuru ntabwo ivuga iby'ijuru nta n'iby'ubugingo ntinatangaza ijwi ryo kubohoka bene uwo nguwo usanga ari umuntu muri we udafite juste abakunzi isi abagifite wa mubiri utamwemerera kubohoka ngo yinjire mu isanzure ry'Uwiteka abavuga iby'inaha gusa ibyo mu ijuru no kumva kandi ikindi amagambo yabo agira uburyohe bukora ku marangamutima ariko mu bugingo ntiyinjiramo ngo wumve uburyohe bw'ubumana muri ayo magambo icya kabiri buryo ubuhanuzi buturutse aho ni igikuba gikura abantu imitima ariko igikuba giturutse ku Mana kuko Imana nayo itangaza ibiteye ubwoba byayo ariko iyo ibitangaje biba birimo kuremwa umutima kwa bibibwiye ibyiza Imana izakorera abera Satani arabyikanga kuko azi neza ko mu kiganza cy'Imana harimo ibyiza bikwiriye abakiranutsi bayo niyo mpamvu abo baragura abo baroga bakorera muri rya sanzure rya Satani mu isi y'umwijima icyo twita mu myuka mibi nababwiye ko abera babaga hitwa Shewori mu cyumba cyabo cy'umwihariko aho harakingutse abera barazamurwa. Bakunzi b'Umukanguzi TV ni channel inyuzwaho ibiganiro byiza bigufasha kongera gutekereza no kuzirikana imbaraga z'Imana hamwe na Evangelist ANICET n'abandi bakozi Imana batandukanye. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro turi kumwe na ANICET nyine nk'ibisanzwe mumaze kugenda mumenyera. Niba utarakora subscribe turagusaba kuyikora uyu munsi kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro hamwe na ANICET. ANICET tukwifurije ibihe byiza. Murakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira turaza kuba tuganira ku isanzure. Iyo bivuze isanzure abantu bo muri science cyane cyane abize ubumenyi bw'isi geography bahita babyumva cyane ariko turaza kuba tuvuga isanzure ry'Imana noneho aho ikorera. Amen. Mbere yuko rero dutangira reka tugusaba dufashe gusenga. Mana data twese se umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye tugushimiye ko tugize umugisha wo kuba turiho ngo twumve ijambo ryawe tugushimiye ko kandi twakumenye tukumenye muri Kristo Yesu utwimenyekanishirije mu rupfu rwawe mu kababaro ukabihamisha kuzuka kugira ngo abiringira ibyo byose kubw'umurimo wawe bategereze kuzagaruka kwawe tukimana ingoma nawe mu izina ryawe turagushimiye dusengeye buri muntu wese uteze amatwi ijambo ryawe dushimiye ko uraritse abantu batandukanye mu migabane itandukanye tugushimiye ko uyu munsi utanze uyu mugisha wo kugira ngo umuntu ukurikiye Umukanguzi TV yumve ijambo ryawe reka uryuzuze byose ubwo tugiye kuganira mu isanzure ryawe ubwo tugiye kuganira hera hawe weze imitima yacu kandi uyikoreremo kugira ngo ubugingo bwacu buyoborwe nawe kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'Imana tubisenze twizeye kandi dushima mu izina rya Kristo Yesu none n'iteka ryose amen. Amen. Mbere ko dukomeza rero urabanza udusomere icyanditswe turi buze kugenderaho. Turasoma igitabo cya Zaburi ya 50 ndakeka ariyo Zaburi ya nyuma isoza kuva ku murongo waho wa mbere hafite imirongo mike turayisoma hafite imirongo 6 haravuze ngo mushimire Imana hera hayo muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo muyishimire iby'imbaraga yakoze muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi muyishimishe ijwi ry'impanda muyishimishe neberu n'inanga muyishimishe ishako n'imbyino muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato muyishimishe ibyuma birenga. 6 haravuze ngo ibihumeka byose bishima Uwiteka amen. Amen. Ahumvikanyemo ngo kwishimira hera hayo yego bone mu isanzure ry'imbaraga zayo amen. Ibyo rero nibyo tugiye kuganira yego kubera iki kuki Imana cyangwa se reka mvuge Dawidi kuko niwe yabivuze kuki yashatse kubitandukanya kuki atavuze ngo mushimire Imana gusa kuko ifite uburyo yashimwamo ifite uburyo yavugwamo ariko akagerageza kugenda bitano ese duhera ahera hayo ni he ubundi ahera h'Imana nkuko dukunda kubivugira ijambo si ikinyarwanda batabyumvira mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ijambo ry'ubumana no rurimi rw'ubumana kugira ngo umuntu yumva ahera h'Imana nuko agomba kuba zikwera kwayo hanyuma kwera kwayo no gukiranuka kw'Imana bibonekera muri Kristo ari naho umuntu amenyera kwera kw'Imana
ko umuntu atarabyarwa n'Imana ntashobora kumenya ko Imana yera. Mu yandi magambo aho hera hari abatemerewe kuhashimira. Hari abantu batemerewe kuhashimira. Amasengesho yabo aba n'ikizira ko ijambo ry'Imana riravuga ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ngo ariko amasengesho y'umukiranutsi ni umubavu uhumurira neza Imana. Hanyuma reka tuganire rero ngo muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo n'ibindi yagiye avuga ngo ariko ngo muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo. Iryo sanzure ryo shaka ko tugarukaho. Iri sanzure ry'imbaraga z'Imana ritandukana gute n'isanzure abascientifique bavuga babona, kuko hari iryo bazi ririmo inyenyeri, ririmo isi natwe niho tubarizwa, izuba n'indi mibumbe ko ari icyenda nk'uko yavumbuwe, bakongeraho n'indi ngo igenda ibaho bavuga ko itazenguruka izuba rimwe na rimwe, abascientifique niko babivuga. Ibyo byose bitandukana bite n'iryo sanzure ry'imbaraga z'Imana? Mbo iryo sanzure rirebwa n'abascientifique nk'uko bivuga si iryo sanzure ry'Imana, ahubwo naryo ubwaryo ni isanzure ryaremwe n'Imana, nubwo siyansi itabivuga kimwe na Bibiliya. Ko Bibiliya ijya kuvuga uko Imana yavuze ko mu gitabo cy'Itangiriro Mose yanditse, yaravuze ngo mbere na mbere isi yari iriho ubusa busa, Imana iraza irayirema. Irema ishusho y'isi n'ibindi. Twebwe twemera ko ari Imana yaremye isi, ikarema n'iryo sanzure, ikarema izuba, ikarema ukwezi. Twemera ko iyo mibumbe yose iri mu mbaraga z'ubushobozi bw'Imana. Izuba nkeka ko ari ryabanje ko umucyo ngo iravuga ngo habeho umucyo. Habeho umucyo ni umuyoboro Imana yari ikoze, yari ifunguye muri ino si turimo uyu mwanya, itari ifite icyo yari iriho, ko yaravuze ngo umucyo nubeho. Hanyuma izuba ribona inzira rimurika muri ino si. Ariko ntabwo ariko abascientifique babivuga. Twebwe ntidushaka no kwinjira cyane uko babivuga, nubwo birimo cyane logique ishobora kugenzurwa nayo ntihure n'ubwenge twakita bwa muntu, ko igiye imeze ukuntu araho igenda ikagera aho igarukira nyine nayo. Nayo ikagera aho igarukira kandi ikagaruka kwivuguruza. Hari aho igaruka kwivuguruza. Kuko niba ubireba bavuga ko harya ari iturika ryabaye ngo ridasanzwe, bavuga mouvement tectonique abize mu Gifaransa, aho habayeho guturika kudasanzwe, ibiyaga bikavuka. Ubwo turi kuvuga ko imigabane ngo yagiye ibaho, bakavuga ko babyita Big Bang. Iturika ridasanzwe ryabaye ryatandukanije isi, ubutaka bukajya ukwabwa n'amazi ngo akajya ukwayo. Nyamara Bibiliya iravuga ngo Imana iravuga ngo amazi abukwayo, n'isi n'ubutaka bukwabwo. Amen. Kandi noneho ngo umuntu uremwe abeho kugira ngo ayobore ibirimwaho. Juste twari dufite ubwo butware, ariko ubwo butware bwahise butakazwa na bwa bwenge ngirwa muntu budaturuka ku Mana. Ari nayo mpamvu bashobora kureba ibiri mu isanzure ry'isi rigaragara, ariko mu isanzure ry'Uwiteka ntibagereyo kuko ubwo bwenge bubarimita. Yego. Uyu munsi rero turimo turibaza none rya sanzure bo bavuga ritandukana gute n'iry'Imana ikoreramo? Isanzure bavuga umuntu arirebeshamo ibyuma cyangwa amaso yabo, kuko nibyo byuma bireba yo birakoreshwa n'amaso kugira ngo umuntu abirebe. Ariko none isanzure ry'Imana rirebwamo n'umuntu umwe w'umwuka, ari we muntu w'ubumana, ari we muntu uba uri muri iryo sanzure, afitanye n'Imana communication, ku buryo icyo Imana imwerekeye muri iryo sanzure akibona, n'icyo Imana ikoreye muri iryo sanzure ikimumenyesha. Byatandukana gute se? Kuko uvuze ngo mwishimire n'imbaraga zo mu isanzure, mwishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo. Kuki Dawidi yongeyeho ngo n'imbaraga, ngo ry'imbaraga zayo? Ry'imbaraga z'Imana, kuko imbaraga z'Imana ubwabyo ni ijambo ritumvikana ku muntu w'umubiri, kuko aho turi kuvuga muri bwa buryo bwa geography, nituvuga imbaraga bo barazirebera mu bumenyi n'ubuhanga n'imirimo yabo. Ariko twebwe nituvuga mu by'imbaraga z'Imana turabanza tugaruke mu kuremwa, kuko ijambo ry'Imana muri iyi Zaburi y'150 iravuze ngo ibiri mu isi byose bihimbaza Uwiteka Imana. Ubwabyo nitureba ibiri mu isi, abahanga bagerageza gushaka kumenya Imana bayirebera mu byo yaremwe. Ariko nyirizina Imana ntibonekera mu biremwa gusa, nubwo naho Imana yagaragariramo, ahubwo Imana igaragarira no mu ruhande rwo gukiranuka.
gukiranuka kwayo. Noneho uko gukiranuka kwayo harimo imbaraga zidutera gushima Imana ziturutse kuki. Gukiranuka kw'Imana niho harimo umugambi wo kurema Imana, wo kurema umuntu ku Mana, ko yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe. Urumva habayemo guca bugufi kw'Imana kugira ngo umuntu agire ishusho y'Imana. None icya kabiri, mu iremwa ry'uwo muntu aremwe aturutse mu bidafatika, aho ni mu mbaraga z'Imana. Mu bitariho niho Imana ikuye ibigaragara, igifatika. Urumva ko ari imbaraga z'Imana. Noneho inabaho yo ubwayo iri muri wa muntu, kuko Yesu yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo nimuba muri njye. Urumva ko mu Mana harimo umwanya, ari wo Dawidi yise mu isanzure ry'Imana. Nimuba muri njye, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Urumva ko ari naho dukorera, muri iryo sanzure ry'Imana. Habamo iki? Aho Yesu avuze ngo nimuba muri njye, nimwo ubumana bwose buri. Uyu mwanya dushobora gusobanurira umuntu ntabwumve, kuko ubwabyo n'Imana mu ijuru tuvuga ririho none, ririmo abakerubi n'abaserafi, yihishe mu isanzure ryayo. Ahubwo umucyo uturuka hera h'Imana ukagaragara ari urumuri, bigatuma Imana itagira ishusho mu maso y'abakerubi, kuko ntibazi uko isa, ntibarayibona. Iyo tugereranya kuvuga uko abakerubi bayiramya, bikubita hasi bakavuga ngo Imana irera. Bazamuka bakabona yera kuruta uko babivuze isa, bakongera bakamanuka ngo irera. Ntabwo barakabona uko Imana isa. Ubwiza bwayo bubitswe muri iryo sanzure. Rero warubaje ngo harimo iki? Harimo ubwiza bw'Imana. Bitandukana, ndagira ngo bihuze n'ibyo Yohana yavuze ari Patimo, ngo ku munsi w'umwami wacu marayika yambonekeye, ngo nari ndi mu mwuka. Yameze nk'umuntu wimutse utakiri Patimo. Urumva noneho ahantu yagiye, Yohana wagiye Patimo yaramaze gukubitwa na ba Domisiyani cyangwa Domitiyano. Yakubiswe ababaye, ari indembe, ari mu isanzure ry'umubiri ugaragara, niho yakubitiwe. Ariko ajyanywe ku kirwa Patimo, umuntu we wo mu mwuka yaragiye ajya mu mwuka nanone muri bwa bumana, kugeza ubwo umubabaro wo mu isi igaragara Yohana atahuye nawe, ntabwo yigeze awumva. Yaravuze ngo marayika yansanze ndi mu mwuka. Imana ishimwe. Amen. Ubwo urumva aho tujyayo tutajyanweyo n'isi. Noneho niyo tujyayo ntitujyanayo uyu mubiri wo mu isi. Tugarutse muri siyanse, icyo twita satelite cyangwa satellite, iyo zizamurwa cyangwa ibyogajuru, iyo bigenda hari umubiri bigenda byambura umubiri. Hari umubiri usigara bigihaguruka, hari n'umubiri utakara burya ugenda ukazagwa mu nyanja. Ugenda ukagwa mu nyanja cyangwa ahandi tutari buze gucukumbura aho bivugwa ko imbaraga zibisunika zituruka mu muriro. Izo mbaraga z'umuriro zigipeza kikagenda kigera ubwo kigera mu isanzure kitacyambaye wa mubiri cyavanye ku isi. Aho twita isanzure, twibutsa abantu baduteze amatwi ko isanzure niho isi iteretse mu isanzure, umubumbe w'isi. Bivuze ko n'isanzure n'aha muri netre, aha hari ubusa tureba imbere yacu dushakira inzira, naho twahita isanzure. Ariko n'inyuma ya hano hari irindi sanzure riri mu itsinda ry'imibumbe izengurutse rya zuba, mu buryo bwa geography bavuga ngo ni system. Hanyuma hakabamo n'inyenyeri bita galaxy, itsinda ry'iyo miryango z'inyenyeri bita galaxy zizengurukaho. Iyo bagiye koherezaho icyogajuru kigerayo kitambaye wa mubiri cyari gifite mu isi. Birumvikana ko no mu isanzure ry'Imana rero umuntu ujyayo agenda atambaye wa mubiri yari afite mu isi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo mwiyambure igomwa, kugira n'ibibaremerera byose. Uziko bijya kumera nka cyacyogaje uko kizamuka. Exactement, kuko ubwenge abantu bakoresha ni agasigazwa k'ibyo bakuye ku Mana. Icyogaje uko cyazamutse ntabwo cyahita kigerayo. Ntabwo gihita kigerayo. Ariko arasaba yuko babanza nabo kwikuraho bakabyiyambura. No mu isanzure ry'Imana, ijambo ry'Imana rivuga iki? Riravuga ngo nimubanze mupfe
mupfe kubw'ibyaha na kamere noneho mubi cyaremwe gishya. Urumva icyo cyaremwe gishya nicyo kiri buhabwe za mbaraga zizamuka zikagera mu isanzure ry'Uwiteka. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma hari ijambo Yohana yavuze shaka kukubazaho mu Byahishuwe 22 murongo wa 6 ngo arambwira ati ayo magambo no kwizerwa n'ay'ukuri kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo wereka imbata zayo bikwiriye kubaho vuba. Ariko hejuru ku gice cya 20 murongo wa 4 mu Byahishuwe yari yavuze ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicara bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana. Aro bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Iyo myuka yabera bavuze ibiri hehe ko bavuze ngo irazuka? Reka gatoya aho muri icyo gitabo cy'Ibyahishuwe ongera usome n'igice cyaho cya 9 je pense. Ni igice cya 9 ni 6 umurongo wa 9 naho uhasome wumva uko havuga 6:9. Okay. Umwana w'intama amenya ikimenyetso cya 5 mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga batakanijwe irenga bati ayi mwami wera w'ukuri uzagezayo kudaca amateka no kudahora bari mu isi uhorera amaraso yacu. Nushaka ukomeze. Umuntu wese wo muri bo ahabwa igishura cyera babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Nuko mbona amena ikimenyetso cya 6 habaho igishyitsi cyinshi izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya ukwezi kose guhinduka nk'amaraso. Nushaka usubikiraho. Dusubiza gato ahangaha aho dushaka kumvikanisha irisanzure. Bwa mbere irisanzure ryayobowe na Satani. Mu isezerano rya kera ni Satani wayoboraga iryo sanzure afite urufunguzo rw'ibizaba. Urumva yari afite ibyabaye, ibiriho n'ibizaba. Uruhande atayoboraga ni rumwe rwo kwera kw'Imana gusa, kwera kwayo nirwo atayoboraga. Noneho irisanzure niryo ryabereye mu iteraniro Yobu yasabiwemo. Uribuka ko mu gitabo cya Yobu ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ihura na Satani ngo avuye kuzerera mu isi. Noneho Imana iramubwira ngo uvuye utimvuye gutambagira mu isi no kuyizereramo. Iramubwira mu isi se wabonye iki? Mubiri mu isi Imana yari ifite umugaragu witwa Yobu. Yirataga. Yobu hari abantu bajya bavuga ngo ntabaho teoloji y'Abagiriki ivuga ko Yobu atabayeho kuko baravuga ngo usi ntaho yabaye, ariko n'ukwirengagiza nkana kuko n'Abaromani barabivuga, ariko n'ukwirengagiza nkana ko usi ngo ntaho yabaye ku ikarita y'isi. Usi niyo yitwa Ashuri cyangwa Asiriya. Asiriya niyo Turikiya ya none, apana Asiriya. Asiriya niyo Turikiya ya none, niho iwabo na Yobu. Niho Laodikiya, niho za Efesa amatorero yari ariyo muri Aziya. None kuvuga ngo Imana iramubwira ngo wabonye Yobu umugaragu wanjye ukiranuka, niho yasabiwe aho. Noneho isanzure ryeruye hari hitwaga Shewori. Niho hari imyuka yabera Satani yari yarakingiranye. Abavuga ko yari kuzimu uguraza kubihuza ute? Ndabisobanura ko abera icyumba cy'abera cyitwaga Shewori. Kuko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga rite? Riravuga ngo Yesu agitanga apfuye, ijambo ry'Imana riravuga ngo ibituro birakinguka, ibitare birameneka. Hanyuma ngo imyuka y'abera irazuka. Kumeneka kw'ibitare byatumye abera bakingurirwa, kuko Yesu yari atanze ihererekanya bubasha. Byari bivuze ngo ubuzima bwa Kristo bumanutse mu bapfuye, aho bari bakingiraniwe niwe rufunguzo. Kandi koko yarabivuze nyine, yaravuze ngo ninge rufunguzo rwa Dawidi, ninge ukinga ntihagire ukingura. None se ubundi ko tuvuga ngo niwe ukinga akingahe? Ese wamugana ko tuvuga ngo niwe ukingura akingurahe?
ntabwo akingura inzu z'iwacu. Hari ahandi hantu mu isanzure ry'Uwiteka Yesu adukingurira tukabaho, ku buryo bica umubiri ntupfe, kuko ubugingo buracyafite ubuzima bukomora muri iryo sanzure ry'Imana. Imana ishimwe. Kuko n'abasenga yaravuze ngo mukwiriye gusengera Data mu mwuka no mu kuri. Aho ni mu isanzure umuntu w'Imana asabaniramo n'Uwiteka, atakiri kuri ya misozi yo mu isi, atakiri kuri ya misozi yo mu isi. Kuko iyi misozi abagerageza kurema iyo misozi uyu munsi bavuga ko ari umusozi wa Maka, ariyo mpamvu bahakorera hija. Ariko Yesu yaravuze ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga Data by'ukuri bakwiriye kumusengera mu mwuka no mu kuri. Aho ni mu isanzure ry'Uwiteka. Turareba uburyo umuntu ahagera. Noneho aho iyo myuka iri uyu munsi hitwa mu isi y'igicaniro. Abera bahari baracyataka. Aho ni isanzure ry'icumbi ry'abera, ntabwo ari muri rya sanzure ry'Imana. Kuko ababera barimo ntibari kuramya tewe, nta nubwo bari kuririmba, ntibanafite umunezero namba. Kuko dusomye uko bari kuvuga, baravuze ngo uzageza ryari kudaca amateka. Uko ni ukuramya. Ngo uhorere amaraso y'abera. Uwandikiye Abaheburayo yababwiye ibyiza amaraso ya Kristo avuga. Yaravuze ngo niyo maraso avuga ibyiza kuruta ayaberi. Nuko na beri iyo yumvishe iyi myuka y'abera nawe arataka. Ni naho twebwe dutandukanira n'isanzure ry'isi. Isanzure ry'isi nta kinyabuzima kindi kiriyo. Hari ibindi bintu by'ibikorano bigize bidafite uyu mwuka duhumeka, niyo bagiyeyo bajyana y'undi mwuka. Siko biri. Iyo bagiye kuri Marise bitwaza umwuka, bitwaza amazi. Urakoze cyane. Bivuze ko nta bundi buzima buriyo badashobora gukura inaha. Ariko twebwe muri Kristo tuhafite ubuzima. Urumva itandukaniro rya sanzure. Twebwe mu Mana turiho. Nta kintu twitwaza tugiye mu Mana, ahubwo dusabwa gusiga icyo twari turicyo. Nugusiga byose. Ari nako gukurikira Yesu bibyara gushimira Imana mu isanzure ryera. Ari naho siyansi itajya yumvira ijambo rivuga ngo ukunda ubugingo bwe kubundutisha azabubura, ariko unkunda kuruta ubugingo bwe azabubona. Impamvu nuko bo bagerageza guhuza bya bindi byakuramo nateranya. Urakoze. Ntibyemere. Ariko nyine iyo myuka harimo abibaza se iryo sanzure irimo, kuko hari abazi ngo kugeza umwubu aho Yesu azukiye yajyanye nyine rwa rufunguzo aho Satani yaboheraga abera ntiyagifite imbaraga, ntabwo hakiriho. Icyo ni cyo kibazo cya mbere. Kuko harasenyutse. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibitare birameneka, ibituro birakinguka. Keretse niba ariho ya bomu yabaye kwa guturika bajye bavuga, ariko tuzi ibitare byamenetse, ibituro bigakinguka ku bwa Kristo Yesu. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma ikibazo ubwo birahura bite na ya myuka yindi cyangwa se ya babera bagaragaye ngo batambagira mu murwa ubwo Yesu yazuka wa Yerusalemu? Kuko abari mu isanzure ry'Imana bashobora guhabwa ubushobozi bwo kuza muri iri sanzure rigaragara. Gutambagira i Yerusalemu kwari ukugira ngo akomeze abamwizera, abereka ko habayeho kuzuka. Byari bivuze ngo mutinyuke urupfu kuko n'abari barurimo babaye bazima bagaragaye imbere yayo. Ariko abantu babonye ibintu bikomeye. Imana ni igitangaza. Abantu bari bari Yerusalemu kugira ngo babonye ibintu birenze. Harimo umugabo ujya unezeza Theo, iyo ntekereje kuri uwo muzuko w'abera njya ntekereza ku mujura wari iburyo bwa Kristo ku musaraba. Nawe yabambwe ari ikivume, ariko yizerera Yesu ku musaraba. Ariko Mana, mu isanzure ry'isi igaragara yarapfuye, ariko mu isanzure ry'ijuru ahabwa ubuzima. Noneho nawe yabonetse ari gutambagira i Yerusalemu, nawe yarazengurutse. Yarebye ngo abambambye barambona gute, ngo abantu n'ibyo biragenda bite? No, maze guhura na Yesu ni uhindura ubundi ikindi cyaremwe gishya. Noneho bamaze kubabona bagiye mu rindi sanzure batarimo gutegereza abandi. Niko Bibiliya itubwiye ngo bategereje imbata bagenzi babo ngo zizahorwa ubutumwa bwiza nk'uko nabo babaye. Noneho abo dukura abantu mu rujijo bategerereje aho ngaho, nabo hari isanzure bategereje kubona.
iryo sanzure bategereje kubona n'abamarayika barifitiye amatsiko rizagaragara ryari rizagaragara mu buryo buhoraho igihe Imana izaba yihishuriye mu itorero ryayo ari hamwe Yohana yavuze ngo bakundwa ubu twebwe turi abana b'Imana aravuga ngo icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzahindurwa tugasa nawe icyo gihe cyo kwerekanwa rero ni igihe Imana izihishura Imana ishimwe ubwiza bw'Imana bukamurika mu mucyo wayo n'ababakerubi batarabona uko Imana isa bakayirebera mu mwana wayo ubwo azasubizwa ubwiza yahoranye Imana ishimwe ari nabwo umucyo w'Imana uzamurika kuri twe tugahindurwa ya mibiri rero itegereje wa mujinya babera bategerezanyije bafite uri mu inzika uzahindukira kuko tuzanezerwa iteka tutagifite kwibaza impamvu Imana idahora inzigo. Hariho ikibazo kindi nshaka kukubaza tujya twumva abantu batanga ubuhamya ngo Imana injyana mu ijuru ngo Imana injyana mu ijuru yewe kirimo bibiri ariko reka mbanzirize kuri icyo abantu baba bagera mu ijuru cyangwa baba bagera muri iryo sanzure ikabayishurira ku isanzure gusa kuko mu ijuru ni ikindi kintu kinakomeye kuko abantu bagera mu ijuru cyangwa ibajyana muri rya sanzure mbo naryo reka turyite ijuru ubwo ndabibuza nibyo Paulo yavuze nyine ngo mu ijuru rya gatatu ko na Paulo nawe yahise mu ijuru rya gatatu ariko duhite dukuraho urujijo ko atari ryo juru abera bazabamo kuko iri juru rizakurwaho noneho gukurwaho kwaryo n'isi izakurwaho ngo haze ijuru rishya n'isi nshya iri juru rishya kuki iririho rizakurwaho nuko nubwo Imana iryicayeho ari Imana yera ariko hari urwabya rw'umujinya kuko iyo Imana igiye guhora bari mu isanzure iri turimo iri umuntu uri kutwumva tureberamo iyo igiye kubahoraho inzigo ikurikije gutaka kw'ababera ikurikije n'amaraso ya Abeli hari ijwi ripfukirana umujinya w'Imana ry'amaraso ya Kristo rivuga ngo ibuze uburakari bwawe nabo bakezwa ari nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo maraso avuga ibyiza kuruta ya Abeli kuko Imana iyo igiye kureba isi ntabwo irenza amaso ijuru ngo irebe mu isi ireba mu ruhande rwo gukiranirwa kwa Satani ikabona abakiranirwa mu ishusho ya Satani niyo irebye mu ruhande rw'abakiranutsi ntabwo ireba Tewo ntabwo ireba ANICET ireba muri Kristo Yesu mu mwana wayo kuko itubonera muri Yesu urumva isanzura abera babamo noneho ahitubonera muri Yesu ntabwo ari bya sanzure ya myuka iruhukiyemo iruhukiye aho iteraniye nk'ubuzima bwa Petero nk'ubugingo bwa Yohana nk'ubuzima bwa Yesayi nk'ubuzima bwa Yeremiya bari aho ngaho baramenyana na bamwe bavuga ngo nitugerayo tuzamenyana nicyo cyumba kirimo guhura no kumenyana. Ubu biraza ku kibazo cyanjye rero ukinzanyemo neza numvise ubuhamya bwa Dr. Dinakarani yari umugabo ukomeye cyane wabaye mu Buhinde yatabarutse mu myaka ya vuba ngira ngo 2007 batari na gatandatu bwo ababizi baraza kunyibutsa yabaye mu Buhinde igihe kinini yajyaga avuga ko yajyaga mu ijuru buri gihe ngo hari n'inama yajyaga yitabira zo mu ijuru we yavuze icyo ni ikiganiro yagiranye na Benihin ugiye kuri YouTube ukibonaho bakoranye ama session agera muri 7 cyangwa 8 ngira ngo baganira avuga iby'uburyo yagiye mu ijuru akabonayo n'abana be ko ari umwana we ngo yabonyeyo ariko ngo Imana imubuza kumwegera cyangwa se Yesu amubuza kumukoraho kuko Imana nawe ntiyayibonye yavuze ko ngo bamwiritse ngo dore Imana bari ariko ntiyagerayo ngo abonaga ari ahantu hera cyane bitari kumwemera ko agerayo hanyuma uwo numwe ariko yavuze ko yiboneye Petero abona na ba Paul yewe agera naho atejyaga bati Paulo we n'inkovu ziracyagaragara z'inkoni yakubiswe n'iki niko bivuga ugiye kuri YouTube biragaragara hanyuma uwo ni Dinakarani hari umundi mwanditsi witwa François Persiko yanditse igitabo yise ngo 6 jours avec Paul cyangwa se 6 days with Paul avuga uryo yahuye na ba Paul na ba Petero avuga uryo mu ijuru bizaba bimeze aranavuga ngo yabonye uko bari kudutegurira amakamba n'imyenda ariko bose bavuga yuko babonye Abeli hari n'abandi nyanumva batangwa bakavuga ngo nabonye Abeli ariko bambuza kugerayo ngo mbaramutse ngo namo nabonze mbona hano muri Kenya hari umugabo w'umunyarwanda wanditse igitabo nawe aravuga ngo Imana yamutwaye mu ijuru ngo
imwereka abantu bari bariyo Yesu amwerekayo ariko haburamo abantu yarazi aravuga ngo kuki barunaka ntabonye aravuga ngo bakoraga ariko banakiranirwa urumva ko harabo yabonye gira gute arabamenye ikibamo nuko babuzwa kubegera bose aho haba ariho hahandi ubwo icyo nshaka kubaza abo bera yagiye bose bagiye babona numva ko hari ikintu bahura barababona ariko bose ntibabageraho baba bari muri cya cyuma kitemerwa kwinjirwamo n'umuntu usanzwe ukiri kwisi kuko Theo reka nkubwire ko nanjye aho nahabonye nigeze nahabona mu nzozi ntabwo nahabonye mpfuye ntabwo nge napfuye ngo nge muri koma ariko najyanwe mu gutembera mu nzozi umunsi mpabwa impano y'ururimi rushya rw'umwuka wera nari kumwe na marayika duhagaze ku nzu hejuru ndende cyane ndende inzu nziza hasi hayo habengerana ndamwana njyana mu gihugu cy'abakiranutsi arambwira ngo simbuka uve hano ugwe kuri iriya nzira iri hakurya noneho kuri iriya nzira iri hakurya ngo urahabona urwego rumanutse amaso yawe atari kureba nonaha ngo urahita winjira ureba abandi bera aho bari noneho ndamwana nge sinsimbuka ngo ngereye kuko nsimbutse napfa arambwira ngo kuko ugikunze ubuzima bwawe guma hano ntiwukemereye kubabona icyo ni kimwe mu kintu kitubuza kubegera no kubabona kuko dukunze ubuzima ku nshuro ya kabiri nabonye abigishwa 12 baza kundeba ari nge baje kureba mu nzozi abigishwa ba Yesu 12 baraje Petero avugana nanjye arambwira ngo ninge Petero byarantangaje ko nabonaga ari umuntu twenda kureshya ariko muri ubwo buryo bwanjye nyine arangije arambwira ngo ninge Petero nkuzanye kugira ngo ngutware mu ijuru none ndamwani tugende nezerewe mfite ibyishimo bitavugwa nari mfite umunezero urenze urugero umuntu yatangazamwe umunezero wo mwisi ndangije ndagenda turenga imisozi 4 tugeze ku musozi wa 5 ndamwani ko ubanza ari kure arambwira ngo nitugera kuri uriya musozi turaba tureba undi hakurya niho uri bubonere ni uri butangire kumvira impumuro y'umubavuriyo nageze ku musozi wa 6 ntangira guhumurirwa ariko undi musozi wa 7 nawubonaga kure ndangije ndamwana mfite igiterane nakererwa kugera mu giterane kuko hariya ni kure igihe ngererayo nkagaruka kuko mwambwiye ko tutari bubane ko barambwiye ngo ntituri bugere ngo tubaneyo wowe urahareba wongera ugaruke ndabwana ningerayo ndasanga igiterane gisoje barambwira ngo sigara ukora uwo murimo kuko ukikuri ku mutima nusoza kuwukora uzaza tubane rumva hari ibintu bigenda bitubuza kujyayo abo nabo ntabwo babonye mu ijuru ari urupfu gusa rutuma bahareba hari uhabona yeretswe ko ni naho abahanuzi barebera imigambi y'Imana imigambi y'Imana iyikuraho ikereka abera iki kintu abantu baduteze amatwi bacyumve Imana gushyira imigambi imbere y'ababera nuko barema agatima kugira ngo be kugumana yanzigo n'inzika bagira ngo abari mu isi bari mu makuba ateye ubwoba ahoraho niyo mpamvu ariho hari imigambi y'Imana imbere yabo bera Imana yibacishamo kugira ngo bamenye kugira neza kw'Imana igambiriye kugirira neza imbata bagenzi babo zasigaye mu isi ari naho hari iyo migambi abaterana inama zo mu ijuru abajyoyininga izo nama bagarukiraho ari nayo mpamvu bagarukiraho ni ukugira ngo abera bahari bamenye ko no mu isi hakiri abera ndaguha urugero Eliya na Mose bagaruka baza mu isi kwari ukurema Mose umutima ko Imana yari yaramubwiye ngo nzashyitsa itorero mu gihugu ahari mu ijuru ntabwo ari burirebe ariko manuka umenye ko ryaje noneho n'abari mu isi nibabona Mose na Eliya nabo bamenye ko hari ahandi dusiganirwa kujya noneho ikindi kirimo gituma wa mubiri wabo babuzwa kubegera wibuke ko Petero ntiyigeze atekereza ari ku musozi wa Elayono kuzamuranwa na Mose na Eliya ngo ajye aho bwa bwiza bari kubona kuri Mose na Eliya buva ahubwo we yaravuze ngo duce ingando urumva ko imitekerereze yacu ibikiboshywe na bwa bwenge bwa muntu bigatuma tugira ibiturimita kwinjira hahandi ariyo mpamvu tubuzwa kubakoraho ariko kubamenya turabamenya kuko na Mose yaraje aramenyekana kandi gitangaje wakibaza ngo yamenye Petero gute kandi atarasanzwe amuzi uwo mwene data w'umuhindi none se Petero we yamenye Mose gute ku musozi kandi atarasanzwe amuzi iyo tugezaho mu isi y'ibiboneka mu bitagaragara iyo turaho mu buryo bwo kwerekwa mu buryo bw'umwuka duhabwa kumenya ibirenze ibyo tuzi navuga ngo noneho rero abantu
numisemo ikintu hari ikintu kitubuza kureba ibyo bintu yego numvisemo impamvu dutanga kandi binyibukije ko na Yesu yavuze ati nkurikira umuntu arambwira ati genda cyafite urubanza mu rugo ntibyakunda hari ibintu byinshi bitubuza kugerayo umuntu yakwibaza ngo kuki runaka ariho ruvuga ko yerekwa wabona impamvu zawe arizo zituma ahubwo uterekwa nawe yese byumvikanye icyo ndibuze kuza gusorezaho turimo twegera umusozo irisanzure ugeze kuvuga ko Satani yarihuriyemo n'Imana n'iteraniro ryo gusaba ayo bariho ryabereye imbaraga z'abapfumu n'abakonikoni zirigiraho imbaraga zishobora kugeraho kuko Sawuli yagize ibibazo mu gihugu ngo abura umuntu wamuhanurira mu abura ijwi ry'Uwiteka bajya gushika Samweli baraganira Samweli baramubwira ngo urankangurira iki kandi yari uwera kandi yarashaje uwera nakwibaza imbaraga z'abakonikoni n'abapfumu zigera mu isanzure uyu munsi kubw'isezerano rishya ku bwa Kristo ntizihagera impamvu icyo gihe bagiye gushika Sawuli yashitse Samweli akagaruka nuko abapfumu abo bakonikoni n'iyo myuka byose bakoraga mu izina rya Satani ibyo birumvikana noneho Satani niwe wari ufite rwa rufunguzo rw'ishewori twabivuzeho byari byoroshye kumunyuraho agakingurira uwo ashaka uwo bahamagaye akamuguha mukaganira ariko uyu munsi urufunguzo rufitwe na Kristo Yesu amen umuntu wese utari muri Kristo ntarigeramo n'udasengeye muri Yesu ntagera muri iryo sanzure nuko biri mu yandi magambo abajya hari ukuntu none se kuki bamenya imigambi yacu kumenya ntabwo ari iyacu bamenya tewo ntabwo ari iyacu ibyiza Imana izakorera bera Satani arabyikanga kuko azi neza ko mu kiganza cy'Imana harimo ibyiza bikwiriye abakiranutsi bayo niyo mpamvu abo baragura abo baroga bakorera muri rya sanzure rya Satani mu isi y'umwijima icyo twita mu myuka mibi nababwiye ko abera babaga hitwa Shewori mu cyumba cyabo cy'umwihariko aho harakingutse abera barazamurwa bari mu isi y'igicaniro dusomye mu byahishuwe Yohana noneho Satani yasigaranye ikindi cyumba kirimo abadayimoni hari abadayimoni itsinda twita demons hari sekibi twita devil ya myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru apana ikirere noneho igaruka gukorera no mu kirere ikayobora abantu ngo ariyo myuka ikorera mu batumvira Imana ibatera kutumvira Imana ari nayo ibusanya ituma bashobora kuvuga ururimi kandi atari abahanuzi b'Imana ituma bashobora kwerekwa kandi bateretswe n'Imana berekwa na Satani bagahishurirwa imigambi yibigiye kuba akaba yahanura ukagira ngo niyivuze ukagira ngo niyo kandi atariyo ariko hari umwanditsi mwegeze kuvuga ngo ikibikubwira ko aribo ko akenshi bene iyo myuka ariyo nuko itagivuga iby'ijuru ntabwo ivuga iby'ijuru nta n'iby'ubugingo ntinatangaza ijwi ryo kubohoka bene uwo nguwo usanga ari umuntu muri we udafite juste abakunzi isi abagifite wa mubiri utamwemerera kubohoka ngo yinjire mu isanzure ry'Uwiteka abavuga ibyinaha gusa ibyo mu ijuru no kumva kandi ikindi amagambo yabo agira uburyohe bukora ku marangamutima ariko mu bugingo ntiyinjiramo ngo wumve uburyohe bw'ubumana muri ayo magambo icya kabiri burya ubuhanuzi buturutse aho ni igikuba gikura abantu imitima ariko igikuba giturutse ku Mana kuko Imana nayo itangaza ibiteye ubwoba byayo ariko iyo ibitangaje biba birimo kuremwa umutima kwa bibibwiye uri ubuhanuzi Yeremiya yahanuye muri Babuloni avuguruza witwaga Hananiya yaravuze ngo Hananiya yaravuze ngo Imana igiye kubacyura murekere guhinga n'ibindi mureke imirimo ariko Yeremiya araza aravuga ngo iby'Imana yibwira kubagirira n'ibyiza ntabwo ari ibibi yajyaga kubikora itavuze ariko ibyo yavuze ni ukugira ngo ibareme agatima k'ibyo muzabona hanyuma ngo yajyaga no kubikora itavuze noneho icyo nshaka kuvuga ni iki ibatera ihumure bari muri Babuloni
aragira ngo mugumeyo muhagume ariko muhabane ihumure munasengera icyo gihugu Imana ishimwe mugisabire kuko nikigira amahoro namwe muzaba muyagize none iryo humure rituruka hera h'Imana ridutera kugubwa neza turi mu isi tukatura n'amahoro mu isi noneho Imana niho ishaka ko dushimira rero ishaka ko duhimbarizaho aho hantu aho tuhashimire mu isanzure ry'Uwiteka niho hava umunezero mu gihe abantu babona twari dukwiriye kurira tewo tekereza Yesu uri ku musaraba ari mu ishusho yo gupfa abamubambye bari kumureba mu kivume mu buryo bw'ubuvume afite ikamba ry'amahwa afite imisumari mu maboko ariko aravuze ngo nimuze munsange mbaruhure ari Yesu ubambwe urimo imisumari wambaye ikamba ry'amahwa ari n'abari hasi ukeneye ubutabazi nindi yari uri ku musaraba kandi Yesu ari ku musaraba ukeneye ubutabazi n'uri ku musaraba ariko we igice kimanitswe ni wa mubiri twabonye usigara Yesu muzima aza aho ari kujya ko Pawulo yaravuze ngo yarebye ibyishimo byari bimushyizwe imbere yemera n'isoni z'umusaraba ibyo byishimo bidutera gutinyuka amakuba yo mu isi kuko turi kureba isanzure ry'ahera none iyo dutinyutse ibyo ngibyo tugahamya gukiranuka kw'Imana Imana idukingurira umuryango w'umunezero ari ryo sanzure dushimiramwe ab'isi batabona nicyo cyatumye rero umujura yumva amagambo avuzwe na Kristo aravuga ngo nugera mu bwami bwawe unyibuke umujura ahita amubona nk'umwami kandi abambwe nuko ubivuze ari mu bwami umujura nawe ahabwa kureba ibwami Yesu aravuga ngo uyu munsi turi bubane muri paradizo tubonye uburyo yazengurutse Yerusalemu umujura iri ni isanzure ry'Imana dukwiriye kuririmbiramo tutarebye ibiteye ubwoba byo mu isi tutarebye ngo umubiri ufite ibiburwanya umubiri watewe ushobora no gupfa kuko amakuba turimo anica umubiri kuko ari n'intambara z'agakiza zica umubiri ba Stefano bishwe n'intambara zo mu muhamagaro ba Pawulo nicyo cyabishe ariko bagize ubuzima butembera mu isanzure ry'Uwiteka bashimira hera h'Imana nawe reba abagande mu gihe cya Idi Amin data baravuze ngo yaba dufite amababa nk'ay'abamarayika Pawulo yavuze iki se bwa nyuma ari gupfa bashyize umutwe ku giti bagiye kuwukata aravuga ngo mbabajwe nuko mfite umutwe umwe yongera uwa kabiri nawo mukawuca kubera Yesu arabona ari igihe abuzingi bari gukata mu isanzure ryera ari kuhabona ubuzima buhoraho bubaho bukomeje bw'iteka Imana irashaka ko twimuka mu bipfa rero tukimuka mu by'isi bishira tukabaho mu buzima bukomeje bw'Imana tukaharirimbira tukahavugira ibyishimo tukahacurangira Imana iravuze ngo mwabyaremwe byose mushimire Uwiteka hera ha amen arakoze cyane rero ibibazo byose bibazaga cyangwa nibyo bakomeza kwibaza ubwo naho butaha reka dusoze gutyo amen dusoza usenga unibutsa abantu contact kugira ngo babe bakubaze bya bibazo ibibazo contact bazayibona ku mukanguzi twafashe umwanzuro wo kujya tuyishyira hejuru ya titwe bazajya bayibona Imana ibaha umugisha reka dusenge mwami wacu Yesu Kristo turagushimiye mu isanzure ryawe harimo amagare ayo magare twararibonye riza ritwara Eliya umugore w'umunyamidiyane kazi yararirimbye aravuga ngo mu magare 1000 harimo n'iryo wangeneye aravuga ngo icyo wampitiyemo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro muri iri sanzure ujye uhatuza umuntu warangiza ukamanura ijuru ukarimwereka muri 181 yaravuze ngo urugo rw'Imana ajya runyereka kandi nkarurora rwegereye ntabwo ari ijuru rimanuka ngo ritwegere ahubwo Imana iratwishyira ikatwiyegereza ikatwiyereka tukayibona turagushimiye turasenze kugira ngo umubiri wacu upfa uwutsindisha imbaraga z'umuzuko kugira ngo turebe Kristo uriho Kristo watsinze urupfu kugira ngo tumenye ubugingo bw'Imana bukomeje tumenye ubuzima bw'Ubumana buriho kugira ngo natwe tuzabaneho n'Imana iteka ryose bitume duhinyura ibyo mwiza ni ku muririmbyi w'108 yavuze yaravuze ngo maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa kandi yararirimbye aravuga ngo nzagira ihirwe ngiye mu ijuru mwami nyaguhora ku ngoma undi yarabivuze aravuga ngo ningera ku nkombe ya rwaruzi uzame gutinyuka y'amazi maremare y'urupfu kugira ngo nambuke ngere yakurya nzaririmbe uwera wa Isiraheli abantu bateze amatwi umukanguzi Steve abantu bateze amatwi ijambo ryawe nagira ngo batinyure turi muri uno mubiri dutinyure utumenyeshe iby'imbaraga zawe utumenyeshe iby'insinzi y'agakiza kugira ngo tubeho mu buzima buhoraho bw'Imana tukuramye tuguhimbaza umurimbyi yaravuze ngo ningeraho niho nzakuramye uko bikwiriye undi yaravuze ngo tuzaba ibihumbi turamye umukiza aho ngaho hadutuze none kugira ngo dutsinde aho turi kandi uhadushyire kugira ngo dukomerere aho turi tubisenze twizeye dusabira bera bose n'abandi bose barindirijwe uburyo bwo kwizera kugira ngo bahindurwe n'agakiza kawe kugira ngo bakomereshe ikiganza cyawe kubw'indahiro y'amaraso yawe
turinde none n'ubu no kugera ku ijwi ry'impanda umunsi uzatwara abakiranutsi bawe. Ni mu izina rya Kristo waducunguye tubyambaje none n'iteka ryose, amen.